wasize Kristo Yezu. Tubasuze mwese mudukurikiye. Uyu munsi tuje kuzirikana ku ijambo ry'Imana, twongere twiyungura ubwenge, tugire agatambwe dutera tugana Imana. Ese iby'Imana koko birakomeye cyangwa se bikomerera abadashaka kumukurikira? Uyu munsi tugiye kuzirikana Ivanjili yo kuri uyu wa gatandatu, ndetse tuzirikana n'Ivanjili izasomwa ku munsi cyangwa se bitewe n'igihe uri kumvira iki kiganiro, izasomwa ku cyumweru cya 17 ibyumweru bisanzwe umwaka C. Ku wa gatandatu uyu munsi, cyangwa se bitewe niba uri kucyumva, bitewe n'igihe uri kucyumvira, Yezu arakomeza kwigishiriza mu migani. Ariko reka mubwire, kora subscribe utarayikora, ndetse ikiganiro numva kikunyuze, ndabizi kiraza kukunyura, Roho Mutagatifu amfashe uze kucyoherereza n'abandi. Ikikwereka ko watangiye guhura n'Imana nuko ibyiza byose uhuye nabyo uba wumva wabisangiza abandi. Twabonye muri Bibiliya kenshi aho Yezu yabuzaga abantu kuvuga ibyo yabakoreye, akababwira ati ntugire ubibwira, nyamara nyuma kwihangana bikanga, Roho Mutagatifu akamuzamo akabyatura. Natwe rero tugerageze dusharinga ibi biganiro, kuko hari abo byaramura, hari abo byafasha, hari abashobora gukira kubera iri jambo. Ivanjili rero y'uyu munsi ku wa gatandatu w'icyumweru cya 16 by'umweru bisanzwe umwaka C, turabona umugani w'urumamfu mu murima. Umugani w'urumamfu mu murima. Ese umurima Imana itubwira ni uwuhe? Nibyo tugiye kureba. Reka dutangire. Abacira undi mugani ati, ingoma y'Imana imeze nk'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Ariko igihe abantu basinziriye, umwanzi we araza abiba urumamfu hagati y'ingano, nuko arigendera. Ingano ziramera, zimaze kugengarara, ubwo urumamfu narwo ruragaragara. Abagaragu basanga nyir'umurima, baramubaza bati, shobuja, ntiwari wabibye imbuto nziza mu murima wawe? Niki gituma harimo n'urumamfu? Arabasubiza ati, ni umwanzi wabigize. Abagaragu barongera bati, urashaka ko tujya kururandura? Atoya, muri uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n'ingano, nimureke bikure byombi kugeza mu isarura. Igihe cy'isarura nzabwira abasaruzi nti, nimubanze mutoranye urumamfu, muruhambiremo imiba, muyijugunye mu muriro, naho ingano muzihunike mu kigega cyanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yezu arakomeza kubwira abe, ababwirira mu migani. Tumaze igihe twumva akamaro k'umugani mu nyigisho za Yezu Kristo. Twabonye ko imigani ari nka password, ari ijambo banga abantu baba baziranyeho na Yezu Kristo. Niyo mpamvu babwira imigani, yatubwira mu migani, ntabwo ashaka ko duhera, ko tuzimira, ahubwo ashaka kubwira abe. Ingoma y'ijuru imeze nk'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Ariko igihe abantu basinziriye, umwanzi we araza abiba urumamfu hagati mu ngano, nuko arigendera. Imbuto, ubushize twarebaga mu mugani w'umubibyi, imbuto yasobanuraga ijambo ry'Imana. Ariko ngo imbuto bari kutubwira ni abantu mu murima, abantu mu isi. Imana yaraje mu muntu imushyira ku isi. Umuntu yaremwe ari mwiza, umuntu yaremwe nta cyaha, umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Nyamara igihe abantu basinziriye, igihe dutangiye kwirara, umwanzi araza akabiba
intonganya muri twe. Umwanzi araza akadushyiramo urumamfu, akadushyiramo umwiryane, akadushyiramo ibintu bituma duhunga Imana. Ingano ziramera zimaze gukura, ubwo urumamfu narwo ruragaragara. Impamvu rumaze kugaragara, abagaragu basanga nyir'umurima baramubaza bati, shobuja ntiwari wabibye imbuto nziza mu murima wawe? Niki gituma harimo urumamfu? Arabasubiza ati, ni umwanzi wabigize. Bavandimwe, maze igihe mbibabwira, umuntu numubonaho ingeso mbi ntukamurwanye, ni umwanzi uba wabigize, si we. Umuntu numubonamo uburakari, numubonamo ubusambo, numubonamo ubusambanyi, numubonamo kuguhemukira, wimutonganya. Hari umwanzi ubiri inyuma, hari umwanzi udashaka ko abantu babana amahoro, hari umwanzi udashaka ko abantu babana neza. Birababaje bavandimwe, niba nakoze ikosa mwimbonamo nkanjye, hari umwanzi. Uwo mwanzi rero tugomba guhangana nawe. Niba ufite umugabo ujya ugukubita, niba ufite umugore ujya uguhondagura, niba ufite umwana wakunaniye, ababyeyi bakunanije, aho waba uri hose, uwo muntu wakunaniye si we, ahubwo ni shitani ibiri inyuma. Ni nayo mpamvu udakwiye kumurenganya, udakwiye kumufata nk'aho ari we. Intege nke za muntu si uzitera, ni shitani izidutera. Ndabivuga gute ngo byumvikane koko? Ni umwanzi wabigize. Imana ntabwo yigeze ishyira urumamfu mu mitima yacu. Imana ntabwo yigeze ishyira urwango mu mitima yacu. Imana ntabwo yigeze irema igisambo. Imana ntabwo yigeze irema umubeshyi. Imana ntabwo yigeze irema umunyabyaha. Imana yaremye umuntu muzima, ariko shitani iraza idushyiramo ibintu bibi, idushyiramo kwangana, idushyiramo ishyari, idushyiramo ibyaha. Imana yaremye umuntu, turema umuntu mu ishusho yayo. Ubundi kamere y'umuntu ni mutagatifu, kamere y'umuntu ni kamere y'Imana, ariko tumaze guhura na Sekibi yaratwandavuje, idusiga ibintu bibi, maze dutangira kwigomeka ku Mana. Imana rero urumva ko ntabwo ikureba nkawe niba uri mu byaha, ireba shitani ukurimo. Abagaragu barongera bati, urashaka ko tujya kururandura? Yezu arababwira ati, oya, muri uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n'ingano, mureke. Ejo bundi narumvise mu Bugesera ngo umubyeyi ngo ariko ubusazi bubaho kwe. Umubyeyi ngo yaragiye yica umwana we, ngo umwana ngo amusubije ngo Imana yamumuhaye. Ibaze, ugenda uhitana akana k'imyaka 2 ngo ugasubije. Igitambo cya Kristo kimaze iki? Amaraso ya nyuma yamenetse ni aya Yezu Kristo. Nta wundi muntu ukwiye kongera kumenerwa amaraso kubw'ingoma y'Imana. Kristo arahagije. Utamba igitambo wakwitambye wose. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Tureke Imana tuyiharire ubucamanza, Imana tuyiharire deliberation, Imana tuyiharire tujye kururandura. Oya, mureke wikwirwanira, reka kwihorera, mureke. Sowe wamuremye, sowe wamushyize ku isi, mureke. Umuntu afite ubudahangarwa 100%. Urinde wo kumucira urubanza, urinde
tugende tururandure, uvuga ngo tugende tumwice. Abanyabyaha ntabwo babereyeho kwicwa, abanyabyaha babereyeho kwegerwa. Tugende tubarandure, tubakure ku isi. Isi y'abantu beza gusa ntishoboka, n'isi y'abantu babi gusa ntishoboka. Turi imvange. Ku isi hariho urumamfu, hakabaho n'ingano. Imana yateye ingano, shitani itera urumamfu. Biraho rero turekereho kwirwanirira. Dufite abaduteye twese, dufite abaduteye. Ntabwo dukwiye rero kwirwanirira. Hambwira ati oya reka wikora. Imana niyizi, Imana niyizi neza nk'abantu dushobora no kwibeshya tukarandura n'ingano kandi turi gushaka urumamfu. Imana niyizi gutoranya. Imana niyo izi gutoranya, niyo ifite umutima utabera. Ariko twebwe nk'abantu turagira turebere ku marangamutima ngo ingano ubundi oya ati buretse biracyari bito, mube mubiretse bireke bikurane. Urashaka kugezayo abantu babi iruhande rwawe ngo ni igisambo, ngo ariba, ngo arabeshya. Kumwigizayo ni failure, ni ugutsindwa. Igakubana n'igisambo, igakubana n'umubeshyi, igakubana no gutoteza, igakubana. Mureke tubane. Ababi n'abeza, ababi n'abeza turahamagarirwa kugira gute? Guhindura. Buriya urumamfu rushobora no kuzahinduka ingano. Kubera ikize? Imana itanga amahirwe, mube muretse kubirandura. Imana izigiye iduha umwanya kugira ngo irebe ko twakwisubiraho. Amaze kubabwira ko ari umwanzi wabigize. Baravuga ati icyo shitani yabibye mu muntu ntabwo ari we wakimukuramo, ni Yezu Kristo. Twe dushobora kurebera inyuma tukabona ari umuntu mubi, kandi mu mutima ni mwiza, tukamwibeshyaho. Imana ireba mu mutima, niyo dukwiye kurekera ubucamanza bwayo. Tureke guca urubanza, tureke kwifatira ibyemezo bimwe bipfuye. Dusaba Imana ubwenge. Ntabwo umuntu niba yakoze ikosa muri sosiyete, urugero nko ku ishuri, umwana yakoze ikosa, ntabwo icyangombwa ari ukumwirukana. Uramwirukanira iki? Nyamara wamuha amahirwe ya kabiri, akagira gute? Akisubiraho. Ati mureke mutavaho murandura n'ingano, nimureke bikure byombi kugeza mu isarura. Igihe cy'isarura nzabwira abasaruzi bati nimubanze muturanye urumamfu, muruhambiremo imiba, muyijugunye mu muriro. Nende kubabwira ngo niba ufite umuntu wakuzahaje, wakunaniye, ugutoteza, ugukubita, ugutera umubabaro, mureke, wikwifatira icyemezo. Turi kubona abantu barandura abandi. Umugabo arya kwicira umugore, umugore yicira umugabo, umugore yicira umwana, umugabo yicira umwana, umwana yica umubyeyi. Kubera iki? Kwifatira icyemezo. Hano baramubaje ati tujye kururandura. Ati oya mureke. Hato abantu mureke guca urubanza. Niki Imana iri gutubuza mu by'ukuri? Mureke. Wenda ejo azahinduka, ejo azagarukira Imana. Twagiye tubona abantu, ibaze Sawuli igihe yari akiri Sawuli, ibaze Sawuli yaza y'Imana iza kumwica. Pawulo yari kuva he? Uwari Sawuli yaje guhinduka Pawulo, none niwe dusigiye inkuru nziza. Rero Imana itanga amahirwe, itanga igihe cyo guhinduka. Ariko igihe cyo guhinduka ni none, ntabwo ari ejo. Mureke Imana tuyiharire ubucamanza. Uwo mugabo gutoteza, mureke. Imana yamuremye iramuzi, izi uko izabigenza. Wikwirwanirira ngo mumeneho amazi ashyushye, ngo mute. Oya, reka. Imana niyo mucamanza, tuyirekere ubucamanza bwayo. Imana niyo yamugushyize iruhande, niyo yatumye umubyara, niyo yatumye mushakana, niyo yatumye. Mureke.
wikwirwanirira. Niba yaranze guhinduka mureke, Imana izamuhindura. Afite ubusinzi ngo arasinda ngo ajya mu bagore ngo ajya mu bagabo, ibyo byose Imana irabizi ko abifite. Reka kwirwanirira, yihe igihe, mureke. Imana yonyine izi uko izabigenza kugira ngo ahinduke, kandi ukwiye kujya umusengera kugira ngo iyo shitani murimo imuvemo maze agaruke. Agarutse ati reka bikure byombi, reka bikure. Iyo tuntu tukiri ingemwe, ibintu biracyari ingemwe. Ubu ngubu twese mu kibuga turi ingemwe. Ushobora kuba wari ingano ugahinduka urumamfu, ushobora kuba wari urumamfu ugahinduka ingano. Nuko ibintu bimeze ubu hano ku isi, twese turi ingemwe. Ni Imana yaraduhinze, ariko hano yaravuze ati reka bikurane, reka bikure, reka ababi n'abeza bakure. Ubundi se urinde wo kuvuga ngo uyu ni mubi uyu ni mwiza. Imana yonyine niyo mucamanza, tureke guca imanza. Reka bikurane, ababi n'abeza. Imana niyo yonyine ikwiye gufata icyemezo ivuga ati uyu ni mwiza uyu ni mubi. Nibyo nandi kuvuga ejo. Mu ijuru tuzatungurwa, ab'isi yita ko ari babi, ab'isi yaciriye urubanza, tubasange mu ijuru. Ab'isi yerekana ko ari bo beza, tubasange mu muriro. Niyo mpamvu Imana itubuza gufata icyemezo, itubuza kugira uwo tugira umutagatifu, ikanatubuza kugira uwo tugira nyagucibwa. Urwo ni urubanza rw'Imana. Bivuze ngo uyu muntu umugize umutagatifu, yego nibyo nk'umuryango wabuze umuntu uba umwifuriza icyiza nk'abantu, nibyo, ariko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma, kumushyira mu ijuru cyangwa se kumushyira mu muriro. Rero ibyo ngibyo ni ubucamanza bw'Imana. Ati reka bikurane. Iyo bikuze noneho birigaragaza. Iyo bikuze noneho birigaragaza. Ibintu bikiri mu murima, abantu bajya kubagara, ubona ko utitonze urandura n'ikigori kandi bashakaga ibyatsi. Ariko iyo bikuze noneho ugenda ushikura, birigaragaza. Imbuto bera, imbuto bavandimwe, tuzasarurwa, tuzasarurwa. Bamwe bajye mu muriro, abandi bajye mu ijuru. Igihe cy'isarura kizabaho, igihe cy'isarura kizabaho. Ntabwo umuntu mubi umwirukana. Igihe cy'isarura kizabaho, igihe cy'isarura kizabaho. Umunsi w'imperuka uzagera, urumamfu bazarujugunya mu muriro, naho ingano bazihunike mu kigega cy'Imana. Haleluya. Ndakwifuriza kuzaba mu b'Imana ishaka. Tureke guca urubanza. Hari ahantu nize tronkome, hari umupadiri, noneho nimugoroba akajya ajya gusura ishyamba rya kiliziya, reka mbivuge gutyo. Noneho akajya ajyayo agasanga ibiti babyibye, agahamagaza abantu barinda ishyamba, akababaza ninde wabitwaye, ibi biti babijyana ryari. Bakamubwira bati ntabwo tubizi, natwe tujya kubona tukabona ibiti babiciye byavuyemo, babitemye. Noneho padiri arababwira ati nimumufata, ati nimukore iyo bwabaga iki cyumweru mumufate. Kubw'amahirwe rero aza kuritema, bumva igiti nyine bari kugitema, bamugoye igituma bagize gute, baramufasha. Ubwo yari yashyizeho ibihembo, bavuga bati none ubwo tumufashe baratwongeza, baraduha andi mafaranga, ubwo tumufashe. Bamugeza kwa padiri. Padiri bagenda nyine bishimye ati turamuzanye, turamufashe nguyu. Aranatubwira n'abandi badiga barifatana, bumva bishimiye gufata umunyabyaha. Noneho padiri ahita abegera ababwira ati yabanje yabwira uwo ugize amabari bafashe ati none se kuki ibi biti? Ati nyakubahwa padiri, mba nabuze
icyo ngaburira abana banjye nabuze inkwi, nanjye sinjye mfite umugore n'abana ntagiye ntibabaho. Padiri yumva impuhwe ziramusanze, noneho ahita asohoka arababwira ati noneho muri babiri nimuririnde muri batatu, n'uyu nguyu ajya abafasha buriya ubwo yaryibaga azi aho banyuraga baza kuryiba. Icyari igisambo kiba gihawe akazi. Mu byago, mu byo cyitaga ibyago bihindutse iki? Umugisha. Tureke gucira abantu urubanza, tureke kujyana abantu mu muriro, ni Imana ibishinzwe. Tureke kujyana abantu mu ijuru, ni Imana ibishinzwe. Cyakora twabafasha. Imana rero tureke kuba abacamanza. Padiri yamufata agahita amuhana, noneho akamuhanira rimwe akamufunga, n'abo bana yahahiraga nabo noneho bakamubura burundu. Urumva cyari kuba ikibazo, ariko Padiri yumvise ijwi rya Roho Mutagatifu amuha amahirwe ya kabiri. Ubu ngubu aracyaririnda, ubu ngubu ameze neza. Natwe rero Imana iduha amahirwe ya kabiri, tureke kwirwanirira ikibi ntitukakirwanye, ahubwo tujye tugihunga. Ntabwo umuntu nkunze kuvuga gukubita, kubera ko nicyo kintu nanga cyane. Umuntu ugutoteza ntabwo icyambere ari ukumukubita, ntabwo icyambere ari ukumurwanya. Oya, Yezu bajyaga bajya kumunyuza kumujugunya mu manga akabaca mu myanya y'intoki, ntabwo yabarwanyaga, kubera ko yabaga azi neza imbaraga zimurimo. Natwe rero tureke kurwanya ikibi, tureke kurwanya abo twita babi, ntabwo ari babi. Abakora ibibi tureke kubarwanya, ahubwo tubabwire, tubereke Imana niyo yonyine yabahindura. Nibirwanirira uzashiduka wamwishe, nibirwanirira uzashiduka wihoreye, nibirwanirira uzagira ishyari, kandi uzabura isi ubure n'ijuru. Mureke Imana iturwanirire. Naho nasoreza rero iri jambo ry'Imana cyangwa se Ivanjili y'umunsi yo kuwa gatandatu. Ivanjili yaje ku cyumweru rero, Kristo arongera dutoze gusenga. Kubera ko Kristo ashaka kudutoza gusenga. Ese dusenga nabi? Ni gute twakwiye kuba dusenga kugira ngo Imana yishime, Imana idusubize? Turaje mu kanya. Ivanjili umunsi twayisanze kwa Mutagatifu Luka, umutwe wa 11 umurongo wa mbere kugera ku wa 13. Umunsi umwe Yezu yari ahantu asenga, arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati mwigisha natwe dutoze gusenga nk'uko Yohani yabigenjereje abigishwa be. Nuko arababwira ati igihe musenga mujye muvuga muti dawe izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ifunguro ridutunga uriduhe buri munsi, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira uwaducumuyeho wese, kandi ntudutererane mu bitwoshye. Nuko arababwira ati tuvuge ko umwe yaba afite inshuti akagenda yigana mu gicuku akayibwira ati mugenzi wanjye nguriza imigati 3, dore inshuti yanjye iri mu rugendo intungutseho, none mbuze icyo nyiha. Inshuti yanjye iri mu rugendo intungutseho, none mbuze icyo nyiha. Hanyuma undi akamusubiriza mu nzu ati windushya, dore nakinze kandi njye n'abana banjye turaryamye, sinshobora kubyuka ngo nguhe iyo migati. Ndabibabwiye naho atabyutswa no kumuhera ko ari inshuti ye, yabyutswa nuko yamubujije uburyo maze akamuha ibyo akeneye byose. Nanjye ndabibabwiye nti musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, ushakashaka akaronka, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde mubyeyi muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi aho kuyimuha akamuhereza inzoka, cyangwa se yamusaba igi akamuhereza amanyenga?
niba rero mwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, so uri mu ijuru azarushaho ate guha Roho Mutagatifu abamumusabye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo aradutoza gusenga. Ese gusenga barabyiga? Ese gusenga ni gute? Mwigisha dutoze gusenga. Ubundi Yezu ni ukwiye kudutoza gusenga. Abantu ntabwo yagutoza gusenga. Gusenga, Yezu yakundaga gusenga. Imbere yo gukora igikorwa cyose yarabanza akagira gute? Agasenga. Rero ikibazo abigishwa bamubajije barifuza kumenya ni gute natwe twasenga, ko twumva usenga ubwira nde? Ubwira Imana. Natwe dutoze gusenga, twigerereyo. Niko kuvuga ati twigerereyo, mwibwirire namwe. So gusenga rero, umuntu wamenye gusenga ntabwo apfa guhungabanywa ni uzareba umwana muto iyo ari kugendana n'umubyeyi we bagahura n'imbwa, arayikanga koko. Ndageze ngendana n'umwana wanjye, noneho tugeze mu nzira, umwana akajya atera imbwa ibuye. Amubwira ni kandi imbwira kurya. Ngo sindi kumwe na dadi. Ntabwo umwana ntazi ko mfite ubwoba ahubwo kumurusha. Umwana bari kubona nyine ari imbwa, ariko aranyizeye, ariko nanjye ubwanjye siniyizeye. Ngo ari kumwe na dadi. Kandi ije nakiruka mbere. So Imana rero, gusenga bikwegeranya n'Imana. Wumva ko Imana ikuri hafi. Gusenga, iyo uri gusenga wumva ko Imana ikuri hafi. Rero impamvu twumva twihebye, impamvu tugira ubwoba, ni uko tuba tudaherukana n'Imana. Imana duhurira he? Mu isengesho. Ahubwo ikibazo, usenga ute? Ese gusenga kwa nyako ni ukuhe? Hari abo tubona bagiye mu mazi, hari abagiye mu butaka butagatifu, hari abagiye mu mazi matagatifu, hari abagiye ku rutare, hari bajya mu buvumo, ni byinshi. Ariko Yezu arababwira ati igihe musenga mujye muvuga muti dawe, izina ryawe ryubahwe. Kubahisha Imana mbere yo kuvuga ibikorwa byawe. Ese ibyo ukora byubahisha Imana? Hari igihe n'ibintu umuntu akora akavuga ati umuntu asengera koko hariya. Banarava gusenga ajye kwiga, ajye suzuguza Imana. Harajya bavuga ati dore nuriya kandi. Ese ibikorwa dawe, nuvuga ngo Imana ni umubyeyi. Dawe, Imana mbere na mbere ni umubyeyi. Niba Imana uyifata nk'ikindi kintu, iyo ntabwo ari Imana uri gusenga. Dawe, data wa twese. Imana ni data, Imana ni umubyeyi. Ntabwo wabura ari kureba, ntabwo wagira ibibazo kurebera. Irahari, ni umubyeyi. Wiyigira umucamanza. Imana ni umubyeyi. Ntabwo bagerageje gushushanya Imana bayigira ikintu cy'ikigabo kiraka. Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi. Uzareba impuhwe ugirira umwana wawe, uzareba impuhwe ugirira akana gatoya, niko Imana itureba. Nubwo twacumura, Imana ikomeza kudufata nk'abana bayo. Mbere na mbere emera ko uri umwana w'Imana. Umuntu wese ni umwana w'Imana. Numara kwemera ko Imana ari umubyeyi wawe, uraba watangiye isengesho. Urahita urekera aho kwirwanirira, urahita urekera aho kwivumbura ku Mana wabikoreye iki. Imana ni umubyeyi wacu. Umubyeyi akora ikintu, umubyeyi agukorera ikintu wowe ukajya ubona ari kibi, kumbi ni cyiza. Ujya mbona iyo bari kugutera urushinge, umubyeyi aragufata ukibaza papa nyangiriki, kumbi
natagufata ngo akomeze ntabwo urushinge ruri kujyamo. Azi neza akamaro k'urushinge. Niyo mpamvu rero Imana yacu izi neza iki dushaka. Uri kunyura mu buzima bubi, uri kunyura mu buzima utishimiye, uri guhangayika cyane, warihebye, ibuka ko Imana ari umubyeyi. Uriya akamaro k'umubyeyi ukabona wo atagihari. Abantu dufata nabi ababyeyi ntabwo ari byo. Akamaro k'umubyeyi ukamenya adahari. Bavandimwe, niba ugifite umubyeyi wawe, ongera umwegere. Dawe Mana, mubyeyi wanjye. Imana mbere na mbere ni umubyeyi. Imana ntabwo ihana, ntabwo ari nyir'umujinya, ntabwo ari umuntu ukubita wica. Oya, Imana ni umubyeyi, ariko ni umubyeyi mwiza. Hari igihe uvuga umubyeyi abantu bagahita bamenya. Niyo mpamvu n'ababyeyi abantu mwese mwabye cyangwa se murera, mukwiye kwifata nk'Imana. Mbivuge gutya, mukwiye kwifata nk'Imana. Niba uzi ko hari abana batoya ushinzwe, itware nk'Imana. Hari igihe umwana wanjye ansaba biswi nkayimwima, atari uko nyabuze, ahubwo hari ibyo nshaka kumwigisha. Ni ukuvuga ngo nta kintu umubyeyi wa nyawe koko atari umubyeyi gito. Umubyeyi niba umwana akushije, wihita umuhutiraho ukubita, umenagura. Mbese azita Imana ngo data wa twese? Oya. Hari abantu mutuma Imana tukisha Imana. Dawe, mureke ababyeyi abana batubonemo Imana. Umwana bayiringiye papa we 100%. Yirirwa mbwira ngo uzangurire imodoka. Yego, njye se ndayifite, ariko nyine ngomba guhagarara mu papa nzagurira imodoka. Wow. Nuko umwana ko akunda abona umubyeyi ashoboye byose koko. Natwe rero Imana yacu umubyeyi wacu kandi dukunda, ntabwo ari umubyeyi utwanga. Hari ababyeyi tubona babi, umubyeyi ugenda akayicira umwana, akica abana 3. Mureke Imana itwambika ububyeyi imbere y'abana bacu. Uko umwana w'agahinja w'imyaka 2-3 abona mu babyeyi be, ni nako natwe tukwiye kubona Imana yacu. Imana yacu iradukunda, Imana yacu iraduhahira, Imana yacu iratwambika. Imana yacu ntabwo ishimishwa nuko twambaye ibicikaguritse. Imana yacu ntabwo ishimishwa nuko twaburaye ibiri gushakisha. Tureke kwirwanirira. Imana yacu irashoboye. Imana yacu ni umubyeyi. Izina ryawe ryubahwe. Twubahishe Imana, tukora ibikorwa byiza, tureke gusebya Imana. N'abantu bazi ko dukorera Imana, ejo twaba mu byaha, turi gusebya Imana. Mureke tuba abantu koko bubahisha ibikorwa byawe. Kuki abakristo aho usanga abakristo usanga hari n'abarozi? Ese uroga ninde? Abaroga benshi barasenga, bafite aho basengera, ariko ibi bikorwa bibi bihabanye no gushaka kw'Imana nibyo bituma izina ry'Imana riseba. Kandi urasebya Imana, nawe Imana izagusebya. Imana n'umubyeyi wacu, tumwubahishe, twiyubahe, tureke tugire ibyo tudakora kubera umubyeyi wacu. Uzi gutambuka ugasanga umwana uzi gutambuka ukabona bakabwira ati dore papa wa mwana w'igisambo. Icyo umwana akoze cyitirirwa umubyeyi, icyo umubyeyi akoze cyitirirwa umwana. Niyo mpamvu isano dufitanye n'Imana dukwiye kuyibungabunga. Iyo ukoze ikibi kandi uri umwana w'Imana, uba usebeje Imana. Imana nta kibigira. Bavandimwe, mureke twubahishe Imana mu dukorwa twacu dutoya. Mureke twubahishe Imana. Imana iradukunda, Imana iradukunda. Ahantu hamwe hari abafuratiri abantu babitegura
baba bari mu nzira y'ubusaserdoti mu idini gatolika. Noneho bageze ahantu hafi n'ibitaro babona umukecuru araje birukaho arabasuhuza. Afate bari bazize uyu muntu ninde wagira ngo aratuze. Umukecuru arabasuhuza arabitegereza ati none se mumeze mute? Tumeze neza. Bari barimo bagenda nyine bari kwitemberera. Umukecuru arababwira ati ko wagira ngo ntimwamenye. Ati umukecuru twakumenya koko? Ntabwo munzi. Ati burya ndi nyina wa muganga. Ngo ye? Ndi nyina wa muganga? Abafuratiri barumirwa se abaganga tuziranye bose. Muganga wese? Ati yewe ndi nyina wa muganga burya. Barigendera bagera kuri ibyo bitaro babaza umwana w'uwo mukecuru basanga ni umuforomo. Ariko umubyeyi yumva ati ishema kuba mfite umwana w'umuganga ni ishema. Umuntu utazi ko ndi nyina wa muganga uwo muntu koko nuvuga ngo aruzuye afite ishema ryo kwitwa umwana wa muganga. Natwe mureke Imana iterwe ishema no kwitwa umubyeyi wacu. Tureke kwirwanirira, tureke kwiba, tureke kwica, tureke gusambana, tureke kubeshya, tureke bya bikorwa bibi bishobora gusebya Imana byose tubireke. Ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze. Tuzana amahoro ahantu hose. Ahantu tugeze haboneka amahoro, ahantu tugeze haboneka ibyishimo, ahantu tugeze haboneke ubushake bw'Imana. Hano bagera ahantu ugasanga ni ugutera umwiryane gusa. Barateranya abantu ngo kanaka ngo yakuvuze, ngo nawe ngo yakuvuze. Gutera umwiryane ntabwo ari byo. Ahantu hose dukwiye kuhageza ubwami bw'Imana. Ushobora gukiranuka uri mu kazi kawe, ushobora gukoresha ukuri uri muri banki, ushobora gukoresha ukuri uri gusifura umupira, ushobora gukoresha ukuri uri mu nzira mu modoka, ushobora gukoresha ukuri uri gukata amatike. Ni ukuvuga ngo ahantu hose wahakira ubwami bw'Imana. Twige kutarenganya, twige kuba indahemuka mu byinshi no muri bike. None ifunguro ridutunga uriduhe buri munsi. Ifunguro Imana izi neza ko umuntu akenera ibyo kurya. Dukwiye kubisaba Imana kandi koko irabitanga. Ifunguro ridutunga uriduhe none. Imana izi ko dukeneye kandi iyo imenye iby'inyoni zirya, natwe n'umubyeyi wacu araduhahira, aradufasha, aduha imbaraga tukajya ku kazi, aduha imbaraga tukabona icyo kurya, aduha imbaraga tukabaho. Utubabarira ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira uwaducumuyeho wese. Cya kintu utubabarire nk'uko natwe. Niba utababarira ntabwo Imana ikubabarira. Ni nko kuvuga ngo ntutubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tutababarira. Niba utababarira mugenzi wawe, hari uwo bikiye inzika, hari uwo ufitiye akantu mu mutima, hari umuntu byakunaniye kubabarira, mubabarire kugira ngo nawe Imana ikubabarire. Imana izi neza ku isaha n'isaha wacaho. Rero dusabe imbabazi ibyaha dukora. Imana izi ko turi abanyantege nke, ariko mureke dusabe imbabazi. Imana irazitanga kandi ntudutererane mu bitwoshye. Niba tugize ikibazo tugira, twegera Imana. Niba wacumuye, egera Yezu, ntabwo agutererana. Niba ugeze ahantu mu gishuko, baza Imana kandi koko izakubwira iti reka gukora ikibi ahubwo kora icyiza. Abacira umugani inshuti itazira igihe. Imana ntitukarambirwe kuyisenga. Gusenga ni buri munsi. Ifunguro ritunga uriduhe buri munsi. Gusenga ni ibya buri munsi, ni ibya buri munota. Buriya niyo utari gukora icyaha, niyo uri ahantu wumva nta cyaha ufite, uba uri gusenga. Uzarebe iyo ufashije nk'umuntu umukene, ukamufasha ugakora igikorwa cy'urukundo, wumva muri wowe hari ukuntu wumvisha umeze. Uko kuntu rero, niko dukwiye guharanira kujya twumva kenshi. Yezu tumubwire kenshi, tumubwire
si uko atumva, ahubwo aragira ngo natwe ubwacu tubanze twiyumvishe, tugire icyo dukora natwe nk'abantu yahaye ubwenge, twegere Imana idufashe, tubabarirane, mureke twegere Imana, twegere Imana. Dukeneye kwiga gusenga, dukeneye isengesho mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kwihangana, tubashe gutegereza ububasha bw'Imana. Dusenge kandi dusenge nta buryarya. Twebwe tudafite ikintu na kimwe, ntacyo tuyifitiye, turi abanyantege nke, dukeneye gusaba ufite byose, ufite amahoro, ufite ibyishimo, nta wundi ni Imana Data. Mureke dusabe Imana iduhe ubwenge. Twebwe nk'abantu b'abanyantege nke duciye bugufi, tudafite icyo dufite, tudafite icyo kurya, tudafite icyizere cyo kubaho, tudafite ikintu na kimwe, mureke dusabe nyir'ibintu. Imana ifite byose byiza, Imana ifite byose. Hari abajya gusaba Imana ngo nyicire uriya muntu, ngo uriya muntu ngo umuhonge. Iryo sengesho ntabwo Imana iryumva. Imana ikeneye umuntu ushaka ko abantu bakira. Gusenga, iyo usabye Imana icyo usabye cyose kiri mu nyungu yacyo, irakiguha. Umuntu ujya abantu benshi bisabira ibintu, ariko ibintu ntekereza ko bishira, cyangwa se tugasaba Imana ngo idukize uburwayi, kandi n'ubundi burwayi bwo ku isi birarangira. Tukwiye kugenda dusaba spiritual, icyaha cya kintu gishobora kuzatubuza Imana, ijuru. Ibindi ushobora kujya mu ijuru rwose utaratunze imodoka, ntabwo ari ukwidefanda mu bukene, ariko ushobora kugira bibaho. Ushobora kujya mu ijuru wari ufitiye ukuguru kumwe, cyangwa se urwaye kanseri, ariko icyaha iyo ugipfanye urapfa, upfa na nyuma y'ubuzima urapfa. Mureke dusabe Imana icy'ingenzi. Ese dusaba iki? Aho ndi dusaba ibindi bidafite umumaro, tukibagirwa ibizahoraho iteka. Mureke dusange Imana ifite byose. Imana igukuramo ishyari, Imana igukuramo gusharire, Imana igukuramo uburakari, Imana igukuramo ikintu kibi cyose cyakujyana mu nzira zitari nziza. Mureke twegere Imana. Imana izatwumva, Imana irumva kandi igasubiza. Nutuyirwanirira ukumva ko Imana ari umubyeyi wawe, ukayisaba ikintu nyine nk'umwana, ugaca bugufi ukumva ko ntacyo ufite, ukareka kwiyemera, ukemera Imana, byose uzabigeraho. Rero Imana irashaka ko tuyishakira twebwe ubwacu. Nta hantu batubwiye kwegera umuntu ngo adusabire. Oya, nta hantu batubwiye kwegera umuntu ngo adusabire. Oya, Imana ni umubyeyi wacu twese. Ababi n'abeza, nk'uko twabibonye mu Ivanjili y'ejo, ababi n'abeza, Imana, ababi, Imana ni abantu beza muri rusange. Shitani mu gihe abantu basinziriye iragenda itubibamo ibintu bibi, itubibamo urwango. Rero Imana irashaka ko tuyegera. Nibinjirira ku muntu ujya ku Mana ushobora gutana, genda wegera Imana. Wenda kwerekera, genda icyapa ndakwerekera, kubwira ati kwa Yezu no hari ubuzima, kwa Shitani hari urupfu. Nizatubwira ati rero usaba wese arahabwa, mushakashake muzaronga. Impamvu tudahabwa nuko tudasaba. Mureke dusabe Imana kandi twizere ko Imana yacu ari umubyeyi. Turekera kwirwanirira, tureke ibyaha, maze urebe ukuntu Imana idufata nk'abana bayo. Umubyeyi umwana amenya ikirahure, ntabwo ikimuhanisha ari ukumwima igikoma, ahubwo ejo umuha ikindi kirahure ukamwigisha uko bagifata. Rero Imana iduha amahirwe ya kabiri kugira ngo irebe ko twakwisubiraho. Rero Roho Mutagatifu niwe Imana ishaka ko, mbega Imana ishaka ko dusaba Roho Mutagatifu gusa. Ibi ngibi Yezu ari kubwira abantu abigisha gusenga, azi impamvu
azi impamvu aravuga ati ntabwo bazamporana, ahubwo ngiye kohereza roho mutagatifu. Roho mutagatifu rero ntabwo Imana yaramuduhaye. Iyo usabye roho mutagatifu ukuyobora mu byemezo ufata, muri decisions ufata, Imana irakuyobora. Mureke dusabe rero roho mutagatifu. Nk'uko Imana umubyeyi ntabwo Imana yagusaba umugati ngo umuhibuye n'abantu n'ububi bwacu bisanzwe n'intege nke zacu, ariko Yezu aratubwira ati ndi umubyeyi wanyu, nunsaba umugati nzawuguha, nunsaba ifi nzayiguha. Ntabwo Imana wayisaba ifi ngo iguhe inzoka, ntibibaho. Imana icyo uyisabye kiri mu nyungu yayo. Ushobora gusaba Imana ngo iguhe inzu, Imana ikareba ikabona iyo nzu uzajya uyizanamo inshoreke izatuma uyivaho, maze Imana ikayikwima. Ariko iyo usabye inzu avuga uti nshaka kuzajya ncumbikira abagenzi, nshaka kuzajya mbicumbi ababuze aho baba, nshaka gufasha abantu, aho ngaho Imana ihita igusubiza. Nzashyiramo icyumba cyo gusengeramo, ibintu nk'ibyo. Njye Imana yisaba iti mpa ibiryo, njye ngaburira abashonje, njye mfasha abantu. Imana ibyo biryo ntabwo yabikwima, kuko biri mu nyungu zayo. Impamvu Imana itadusubiza, dusaba twirebaho, ntiturebe ku bandi. Mureke no mu byo dusaba byose dusaba Imana umutima mwiza, dusaba Imana roho mutagatifu, niwe utuyobora mu byemezo byose dufata, ndetse no mu rugendo rwose tujyamo. Rero reka nsoze mbashimira ko mwaneze amatwi. Kora subscribe ndetse ukore na share. Dusaba Imana icy'ingenzi. Ushobora gusaba Imana, umwana ashobora kugusaba ikintu wenda cy'ibihumbi 5 n'urugero cyo kurya, ukareba ukabona hari nk'imiguru 3 y'inkweto. Nk'umubyeyi ufata icyemezo ukavuga uti uyu mwana ntabwo akeneye ibi bintu aka kanya, ubu ngubu akeneye inkweto. Umubyeyi wacu rero aratugenera. Imana rero n'umubyeyi wacu itugenera ko tuzabaho kugeza ubuzima burangiye. Rero Imana ibaha umugisha mwese, ibahagure. Ndagushimiye wanteze amatwi, ariko kandi iri jambo ry'Imana urisangiza abandi, ari nako ugerageza kurishyira mu bikorwa. Nyagasani Yezu nabane namwe.